Reka ngusobanurire impamvu yonyine ituma telefone yawe yuzura vuba bitewe na WhatsApp. Amafoto ajya yidownloadinga kuri WhatsApp, ugasanga telefone yawe yuzuye amafoto yagiye ava mu magurupe ayo bagiye bagese bakohereza, ugasanga warebye ibintu kuri bikahita byisevinga muri telefone, ku buryo iyo usanga telefone yawe yuzuyemo akajagari cyane, ku buryo usanga harimo amafoto menshi cyane, ugasanga uba muri gurupe yo kwamamaza, ugasanga uko bohereje amafoto muri groupe gase gajya muri telefone, hanyuma ugasanga nimba mbese amafoto uwe utarugenye gutunga muri telefone, wepfa kubufunguye connection gusa, usanga amafoto mbese yuzuye muri telefone yidownloadinze utazi uburyo yagezemo. Iki ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi cyane, ugasanga ni ikibazo kigeze gikomeye cyane. Ngiye kugufasha ngusobanure nkwereke uburyo wabyirinda. Muri telefone yawe hakazajya hajyamo ifoto ivuye kuri WhatsApp ari wowe wageze wabigizemo uruhare. Ikindi ni uburyo ujya usanga umuntu ajya yisanga muri groupe atigeze agena, mbese atigeze ashaka kuba muri groupe, ariko ugasanga burakiye mu gitondo wisanze muri groupe yo kwiga guteka, kandi mu by'ukuri nta muntu ugeze akubwira ko agiye kugushyira muri iyo groupe, ahubwo ugeze uyisanze. Ngiye kukwereka uburyo wabihagarika, ku buryo umuntu uzashaka kugushyira muri iyo groupe azabanza kugusaba uburenganzira, yabigaragaza inshuro zirenze imwe WhatsApp ye bakayiboroka, bitewe nuko mbese ari kuguhatira kujya muri groupe utageze udashaka. Nibyo bibazo bibiri ngiye kwa nagufasha muri iyi video. Ndagusaba kunizaho iminota mike cyane, nabwiri urenge ibiri, hanyuma ngusobanure nkwereke uburyo wabihagarika. Naga setting kamwe gusa uba wafunga, hanyuma ibintu byawe gata bijya ku murongo. Nimba ufite kimwe muri icyo kibazo, nyandikira hasi muri comment. Rero reka dutangire, ariko gusa nimba ari umuntu wifuza kwa yakwinjira muri iyi groupe yacu yo kuri WhatsApp, mbese iyi groupe nziza cyane, nimba hari umuntu wifuza kwa yayinjira anyandikira hasi muri comment kugira ngo mbashe kuba nangose nayimufasha. Ahangaha gucya nkuko urimo kubibona, iyi group umuntu wifuza kwa yayinjiramo anyandikire hasi muri comment kugira ngo nawe mbashe kuba nangose namufasha. Rero ikintu ukora cya mbere, fungura WhatsApp yawe, hanyuma nkwereke agasetting tugiye gufungura, hanyuma ibintu bya bigata bijya ku murongo. Nkuko urimo kubibona, urabona ko hano ndi kuri WhatsApp. Ikintu ukora, ngwino ufungure WhatsApp yawe, hanyuma uze ahangaha muri setting hano hejuru gutya. Hanyuma video yacu ifite ibyiciro bibiri. Icya mbere ngiye kukwereka uburyo uri buhagarike ari amafoto ajya yidownloadinga muri telefone, ugasanga telefone yayuzuyemo amafoto ku buryo umuntu ashobora kugutungura, akakubaza ngo aya mafoto nayahe, mbese ukaba utapfa kubimenya. Umuntu yakohereza akadokima agafoto kagata kidownloadinga kuri telefone. Icyo ni igice cya mbere. Icya kabiri ni cy'uburyo ujya wisanga muri groupe runaka utabishaka. Umuntu wese uzajya ujya kugushyira muri groupe azajya abanza akohereze link nka message, hanyuma nubyemera ukande kuri iyo link, ari wowe ugeze ubyihitiyemo atakwadinze muri groupe. Rero nkuko nari mbisobanuye, reka duhere kuri iyi mpamvu y'uburyo ugeze uhagarika kuri kwidownloadinga kw'amafoto. Uko ubikora rero, uraza hano muri setting nkuko urimo kubibona, hanyuma uze urebe ahangaha gutya aka gasetting kari ahangaha kanditseho ngo storage and data. Mwibutsa ko ibi bintu byuzuza telefone mbese cyane ku rwego rwo hejuru. Nureba akenshi na kenshi urasanga ibi bintu ari byo byujuje telefone yawe, bitumye telefone yawe yuzura vuba. Wajya kure ukareba indirimbo, nta ndirimbo ufiteho, nta mavideo ufite, ariko telefone yawe bakakubwira ngo storage is full. Uraza urebe aka gasetting kari ahangaha gutya, akangaka gutya, akangaka uze ugenze ugakande. Gusa nyabona mbere yuko dukomeza, ndagusaba kurayikinga iyi video. Ikintu ushaka ko twazavuga muri video z'ubutaha nacyo ukakitubwira hasi muri comment. Hanyuma uraza ukande hano handitse ngo storage and data, hanyuma ahangaha gutya uraza uhakande gutya, uraza uhakande nguku gutya, ahangaha gutya uze uhakande nguku gutya urimo kubona mbikoze. Hanyuma ikintu urakora, urascoringa umanuke ho gacya cyane, urabona anditse ngo media out download. Ahangaha bivuze iki? Bivuze ko ahangaha ikintu tugiye gukora, uraza urebe utuntu two hasi dutatu, utungutu ndizera ko mwese murimo kutubona. Utungutu turi ahangaha gutya, nizera ko muri kutubona neza cyane. Akambere, aka kabiri, aka gatatu, utu tuntu nitwo tugiye kuba tugiye kurebera hamwe. Aka kambere nuzuka gakandaho gutya,
nuza ukagakandaho gutya hano urahita ubona ahantu handitse ngo foto, aha kabiri handitse audio, handitse ngo video, hasi handitse ngo document. Hanyuma utu tuntu we nuza ugasanga aha ngaha kugira ngo mbese byere kuzajya byidownloadinga nuko bigomba guhora bimeze nk'uku nguku urimo kubibona. Nusanga bimeze gutya aka kavi karimo ibi ngibi nkoze gutya, ibi nkoze nemeye ko igihe cyose umuntu azageza record kuri telefone, nimara kuyumva izahita yisevinga muri telefone. Nanyohereza ifoto namara kuyireba izahita yidownloadinga ijye muri telefone. Nanyoreza aka video nimara kukareba ninjya nsoza kukareba kazajya gahita kidownloadinga kajye muri telefone. Nimara kukareba kazajya gahita kajya muri telefone. Namanyohereje document kuri WhatsApp bizahita bitagenze, nimara kubireba bizajya bita byidownloadinga bijye muri telefone. Ariko niba ushaka kubikuramo ikintu ukora nkuko mbikubwiye, uraza utu tuntu tw'utudomo utungutu tw'akave akagutya kano kabara k'icyatsi gakuremo. Nimba udashaka ko umuntu nakohereza audio kuri WhatsApp itazisevinga ngo ijye muri telefone, nimba utabishaka aka kantu gakuremo gutya, dukuremo gutya. Nimba ushaka ngo mbese na video najya zikoherereza numara kuzumva zere kujya zihita zijya muri telefone, bisaba ngo ahantu hamere hahore hameze gutya. Ubu gutya nubikora nk'uku nguku gutya, umuntu nakohereza ifoto kuri WhatsApp uzajya uyireba igume kuri WhatsApp ariko nige muri profile, mbese ku buryo umuntu ashobora kuba yasanga muri ara mafoto asanzwe. Nizere ko turi kujyana utu tuntu gutya nuramuka tuvivuye nk'uku nguku gutya. Icyo gihe umuntu nakohereza ifoto nuzajya umara kuyireba kuri WhatsApp izahita ijya muri galeri ya telefone mu gihe biraba bimeze gutya. Ariko nudukuraho gutyo mbese ukadukuraho gutya warangiza ugatukura hano handitse ngo okay gutya, icyo gihe ibi ngibi ukoze igihe cyose uzajya ureba video kuri WhatsApp, ari umuntu ukoresha aka video kuri WhatsApp n'aka audio akoherereje n'agafoto, ntabwo bizajya bijya muri telefone, bizajya byigumira kuri WhatsApp gusa, byiberaho aho ngaho gutyo. Rero nuko nguko uri bikore. We nusanga utu tuviti urimo udugense udukuremo, hanyuma utuzukore hano handitse ngo okay. No kuri aka kabiri nako niko bimeze, nusanga utu tuviti urimo ugense udukuremo. Nimba ushaka ko bizajya byidownloadinga bikajya muri telefone, ukore hano kuri okay. Nuramuka ubikoze igihe cyose muri groupe ubamo bohereje amafoto amavideo nk'abari kwamamaza inkweto n'ibindi n'imyenda, mu gihe ufunguye data gusa bizajya bita byidownloadinga ubisange hehe muri gare. Nimba utabishaka rero utu tuve dukuremo ukore hano kuri okay. Nizere ko bisobanutse neza cyane. Urabona yuko ngiye gutya nge nadukuyemo. Ubu ngubu wanyohereza ifoto kugira ngo nyibone nyirebaga kuri WhatsApp, namara kuyireba yigumira aho kuri WhatsApp. Iyo ugiye muri gare ntabwo wayisangamo, habamo amafoto na foto ye nayo nashatse ko agenze, nayo nashatse ko ajyamo. Nizere ko aka kantu gasobanutse neza cyane ku muntu wari ufite iki kibazo. Ndizera yuko aka kantu gakemutse. Ikindi nkuko nababwiye, ingingo ya kabiri ni uburyo bwo kugenze guhagarika abantu bagushyira mu magroupe ya WhatsApp udigenze utabishaka, ukisanga muri groupe yo kwamamaza kandi mu by'ukuri uri umubyeyi cyangwa uri umujene ariko ntabwo wifuza kuba muri ibyo bigroupe. Ugasanga mbese ni groupe mbese ntabwo ugenze, ntabwo warubiza ariko wisanzwe ugasanga uba nko muri groupe nk'icyatanu, ariko icyatanu ushobora kuba nkabije. Ugasanga uba muri groupe nk'icumi ariko mu by'ukuri ntabwo z'uburyo wageze muri zo groupe. Reka mwere ku buryo ubihagarika, ku buryo umuntu uzabigerageza ubwa mbere WhatsApp izamuburira itimuhereza aka message imubwira ko bidakunze. Ubwa kabiri nabigerageza WhatsApp y'abazajya bahita bagetse bayiboroka, WhatsApp y'abazajya bahita bagetse bayiboroka, kugira ngo abe umuntu uzajya ushaka kugushyira muri groupe mbese azajya abanza kwandikira kubwire ko hari groupe ashaka ko yagushyiramo, hanyuma akoherereze link muri message bisanzwe. Hanyuma noneho iyo link numara wowe ugenze uyinjire winjire muri groupe ugenze ubizi. Rero nkuko nabikubwiye, ikintu urakora hituza hano muri WhatsApp yawe, urebe hano handitse ngo privacy, ahangaha gutya
ahangaha gutya hano handitse ngo privacy, ahangaha gutya aha gutya sorry ahangaha gutya ahangaha handitse ngo privacy, ngwino ugenze uhakande, hari kano kagufuri ngwino ugenze uhakande. Hanyuma numara kuhakanda nk'uku nguku gutya uzabona ibintu byinshi cyane. Twebwe ikintu turi gushaka, uzaza umanuka hano hasi cyane urebe hano handitse ngo groups, ahangaha hano handitse ngo group, ahangaha uraza ugenze uhakande gutya, hano handitse ngo group, ahangaha gutya ngwino uhakande gutya, ahangaha uze uhakande nk'uku nguku gutya. Hanyuma uzatubona hano hejuru handitse ngo everyone my contents, na hano hasi handitse ngo my contents is experience. Nono ahangaha gutya ikintu ushaka ahangaha icyo bisobanuye nuko ugiye guhitamo mbese abazajya bangese bagushyira muri groupe, mbese abantu ushaka ko bazajya abura uhereza uburenganzira ko bazajya bagushyira muri groupe. Aha mbere bisobanuye ngo ni buri wese washobora kuba yagushyira hehe muri groupe. Hano handitse ngo everyone, ahangaha gutya ahangaha gutya hano hambere, ahangaha hambere nuramuka uhahisemo umuntu wese ufite nimero yawe azajya gushyira muri groupe atabanje kukumenyesha. Ninshaka gushinga groupe mfite nimero yawe nzajya mpita nkwadingamo, nta kibazo bizajya biteza aho uzajya ubwese wisanga muri groupe. Aha kabiri handitse ngo my contents, ahangaha bivuze iki? Bivuze ko abantu bagense bafite mbese abantu ufitiye nimero gusa nibo bazajya bagushyira muri groupe, bonyine nibo bazajya bagushyira muri groupe. Bivuze ko umuntu uzaba mbese adafite nimero yawe cyangwa udafite nimero ye atazajya agushyira muri groupe. None aha kabiri ahangaha navuga ko mbese ugenze nta muntu numwe ugenze uzajya ugushyira muri groupe kuri aka kantu kari ahangaha gutya akangaka. Nuramuka ubihisemo aha gatatu, nuramuka wahisemo bivuze ko nta muntu mbese uzajya mbese umuntu uzajya ujya kugushyira muri groupe azajya baza kuguhereza mbese kuguhereza ringe cyangwa akabigusaba. Rero uraza ugenze aka kantu gakandeho nk'uku nguku gutya, ngwino ugakandeho gutya ugakandeho nk'uku nguku gutya. Numara kugakandaho gutya urategezamo akanya gake cyane, barahita baguhereza abantu bose ufite muri telefone. Aba bantu bose ufite muri telefone ugiye kubahagarika ku buryo nta muntu wagushyira muri groupe. Uzajya ubishaka azajya agenze abanza kubigusaba akakuhereza message. Ikintu urakora hita ureba aka kantu kari hano hejuru, tuno dukoni dutatu two mu nguni turi aha hejuru mu nguni. Wowe ushobora gusanga n'uyu mutuku gutarimo nta urimo rwose, n'ukuri nta urimo. Ikintu urakora kuri tuno dutatu hanyuma udukoreho nk'uku nguku gutya. We ushobora kuza ugasanga hameze nk'uku nguku, reka nze ture we ushobora kuza ugasanga hameze nk'uku nguku urimo kuhabona. Ikintu urakora uraza ukande kuri tuno dutatu two hejuru gutya, abantu bose ufite muri telefone ugase ubamarike. Numara kubamarika uhituza ukore kuri kano kantu aka kantu kagaterebye kari ahangaha kakavi k'icyatsi gahari, uraza ugase ugakoreho nk'uku nguku gutya. Uragakoraho utegerezemo akanya gakeya cyane, nibisoza nta bindi ibi birabikunze. Urabona yuko gutya byabaye nta bindi. Ubu gutya umuntu wagushyira muri groupe arabanza kwandikire agusabe uburenganzira. Video yacu nahangahe igarukiye. Nimba hari ikibazo wagize twandikira hasi muri comment. Reka dore muri video z'ubutaha. Ciao ciao.